Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akozwe. Iki gitambo cy'Ukaristiya tugiye kugitura twese dushimira Imana, ariko by'umwihariko turifatanya nk'uko nyine mwabibonye n'abakristo ba paruwasi ya Bukunzi bakoze urugendo rw'iyobokamana baza kugira mu muryango w'impuhwe muri iyi yubile, bakaba bagiye kwifatanya natwe nyine bashimira Imana ko yabafashije nyine kuza kugira mu muryango w'impuhwe z'Imana, igikorwa cyo kongera kwakira impuhwe z'Imana cyane cyane n'indurugesiya z'iyubile turimo. Turifatanya kandi n'abakristu bari mu muryango w'umutima mutagatifu wa Yezu ba paruwasi yacu ya Mwezi, bafite ibyishimo kandi twese dufite byo kwakira abashyitsi badusuye baturutse muri paruwasi ya Nyakabuye, ndetse n'umushyitsi waturutse muri paruwasi ya Kibeho. Turifatanya by'umwihariko na padiri mukuru wa paruwasi ya Bukunzi uduturira igitambo cy'Ukaristiya ahimbaza isabukuru y'imyaka 5 umunsi yujuje ari umusaserdoti. Turifatanya kandi n'urugo rwa Viseni na Derina dushimira Imana ibyiza yabagiriye. Turakira kandi ibyishimo byo kuvugisha udushya abana bacu bari buze guhabwa isakaramentu ry'abatisimu. Ibyo byose rero twishimire Imana, natwe twese buri wese akomeza gushimira Imana neza